So, peace to you, my people. This is nzaba story once again. So, uyu munsi twagarutse nanone dufite umutumirwa ahangaha. So, mbere ya byose, mbere yuko dutangira, reka nkwifuriza amahoro ya Yesu ukomeze kose, waba urwaye cyangwa utarwaye, ushima Imana kuko ntabwo ariko bizahora. Ejo ni heza, so you have akwiriye kwishima ugashima Imana kuri level yose uriho. Nakiye abatumirwa ubu ngubu uno munsi wa none. Ejo bundi twaganiriye n'umwe ahangaha, ariko hari ubundi wahabonetse. Reka badusubize tubakire. Reka duhere kuri mwene data. Umeze bite? Amakuru yawe bibwire nanone. Ndabasubije mu izina rya Kristo Yesu. Yavuga muri mikoro neza. Numva abantu bari bunyumve neza. Ndabasubije mwese aho muri hose, aho mudukurikirana muri harakurya muri Afurika iwacu, hano muri iki gihugu. Ndabatahije kandi ntabwo twaderukanye. Witwa ndere hari igihe wenda haba hari umuntu mushyashya. Nibyo nkirimo. Ni wa muhungu wanyu nyine bamwita Innocent Byiringiro. Abazungu yakubona Byiringiro. Byiringiro Innocent. Ndabasuhuje abantu bose, mbifurije icyumweru cyiza. Aba turi kumwe hano muri iki gihugu cya Amerika ndetse no muri Afurika, bene data baryamye, nabo mbifurije amajoro meza. Basinzire neza, ibitotsi byiza. Natwe Imana iraturinze. Thank you. So mbere yuko dukomeza gatubakire n'undi mwene data uri ahangaha yongera twogana, bimeze bite amakuru? Amahoro na ya Yesu turacyayafite, uba tumufite. Ejo ntitwaze turi kumwe, mbabwira yuko nifuzaga kuzaba perezida, ariyo dream nari mfite. Abantu benshi banditse muri comment bandika ngo nanjye numvaga kuba doctor. Benshi bavuga inzozi zitandukanye. Rero uyu munsi twongeye kuza duhura na mwene data wacu Innocent Byiringiro. Hari aho yarari ubwo kamuciyeho, ariko nta bikomeye tuba turanubwira twibukiranye. So mwagize neza rero kuza, biba bigoye rimwe na rimwe, ariko wanatumira n'umuntu ariko ntabashe no kuboneka, ariko thank you, turabashimiye kabisa kuza nyine, ukumva ko ari ngombwa kuganira, mukumva ko mwasharinga ibitekerezo byanyu. Mbere ko dukomeza, reka tubaze twamubaza, wowe wavuze ejo ngo ujya kuzaba perezida, nuko biba byaranze. Ariko ushobora no kuba na perezida w'ikimina, nabyo byanashoboka. Ntaho byagiye. Kuri na perezida w'amakorali. Na perezida w'amakorali baba bahari. Byose birashoboka rero. Perezida utari ukuyobora igihugu ubu ngubu yashoboka. Yashoboka. Ariko kuyobora igihugu uyu myaka irakuruye. Birakuruye. Ariko byanakunda wowe wicika intege. Imyaka yarakuruye. Byiringi, none wowe bimeze bite? Wowe wumva gushaka kuba iki ubu ngubu? Icyo wifuza kuba kera ubu ngubu ni kumeze nangwa? Kera ryari? Kera ndavuga ati ukiri umupeti. Umuntu akizana ubwenge, acyumva mbese nyine. Hari igihe agifite amahirwe yo kuziga amashuri akarangiza. Hari igihe nyine. Hari igihe kera urabona wenda umuntu akiri akiri umwana, nubwo bwose umuntu ahora ari umwana mbere yabamuruta, ariko ari kugira dream cyangwa ukagira inzozi ukavuga ati nifuza kuzaba iki ngiki mu gihe kizaza. Wowe bimeze bite? Kera umuntu aricaraga akavuga ngo wenda turebeye no ku bandi, wenda ukabona nk'umuntu agutamusa afite imodoka, ni umukire aho, bamwe uyu muntu afite amafaranga, uyu muntu ni minisitire, undi nawe ugasanga ni muganga ukomeye, asi ibintu nanjye nshaka kuzaba ikintu runaka. Ariko ngewe numvaga ko uko biri kose navuga ngo ngiye kuziga, hanyuma nzaba umukire nanjye, wenda biciye mu kwiga mbe umuntu ufite amafaranga nyine, aba ku buryo nzajya ntambuka ngo abantu bakomera bose ntanga akazi. Ariko byaranze. Ariko biracyashoboka. Bigeraho pe, birashoboka cyane. Gusa ubu ngubu bimeze bite? Ubu ntabwo wabaye umukire. Ubu ngubu rero ubu biragaragara no mu maso, biragaragara umugani. Bimeze bite? Tubwire. Ubu ngubu ubuzima bumeze bite? Iyo wifuza kuba washaka kuba umukire gusa, wumvaga ushaka kuba umukire gusa mu nzira zinyize mu mashuri? Ndashaka kuba umuntu wize amashuri menshi.
amashuri menshi ntabwo wize reka ntabwo nize byagenze bite ntabwo nize bitewe n'aho umuntu yagiye ava n'ubuzima twaciyemo urabona ko umuntu urya yagiye atangirira amashuri imyaka yaramurangiranye mu myaka 12 ugasanga ni gutangiye mu wa mbere biba bikomeye rero usanga burya ibintu biba bitoroshye ugasanga rero nkanjye ubu narangije amashuri ni hafi ya ntayo amashuri 6 nayo ukayiga amashuri 6 yisumbuye naho amashuri 6 ageze yisumbuye ariko ari aho ngaho yo muri esi ugasanga n'ubundi ntacyo agufashije ukabura ubushobozi bwo kuba wakomeza ngo wige bitewe n'ubuzima twari turimo ubuzima bugoranye bwo kuba mu mpunzi kuba mu nkambi biba bigoye gusa naguciye mu kuba mu buhunzi ugasanga birakomeye ariko rimwe na rimwe hari abagira amahirwe kuba bakwiga wenda bakaba bagira amanota ari hejuru wenda bakagira abafasha ariko twese ntabwo ariko twagize ubwo bushobozi ariko nta Imana itagutaburira nta muntu Imana itagutabarira ahari wavuga ngo wenda nta muntu utanyuze mu buhunzi na Yesu yanyuze mu buhunzi Yesu yabayeho bamuhize rimwe umunsi umwe yavutse none aranahunga ariko arangara naducungura so rero birashoboka nta hantu Imana itagutabara none ubuzima bumeze bite rero ubu ngubu bigereranyije n'ibyo wifuzaga kuba cyangwa n'uburyo wifuzaga kubaho ubu ngubu ubuzima bumeze bute busa neza ntabwo byaranze wenda ngirangije n'icyo nari nshaka kuzaba nubwo kitabaye complete ariko ubu ngubu tuvugana ubu ngubu rwose ibintu biratunganye bimeze neza ntacyo nshinja Imana ndashima Imana kuko hari aho yamvanye ikaba hari aho nahingejeje ubu tuvugana ubu ngubu navuye mu nkambi ni bw'igihugu gikomeye ku isi hano ukorera amafaranga ubwo bukire Imana yaca inzira ukabwira ejo bundi nkitwa undi muntu n'ubwo na n'ubu ntacyo mbaye ndashima Imana mfite imodoka mfite amafaranga ubu ngibyo nshaka kumva rero nubwo wenda bamwe mwene data yavuze ngo yaba perezida na hano birashoboka na n'ubu byaterwa n'umugambi w'Imana uko icyo Imana yagambiriye kuri wowe umugambi w'Imana ni muremure hari igihe usora ufite imyaka runaka ubu tuvugana sindiheba icyo nzaba icyo ari cyo cyose tubukira nahari nubwo njye ntakimenya ariko kirahari ejo bene data narinziko wava mu nkambi ukaba uri muri kino gihugu gikomeye abantu bose bifuza kugeramo ariko nubwo kitoroshye ariko kirakomeye ariko njye numvaga abantu ngo babaye mu nkambi cyane ngo ibintu byari bikomeye mu nkambi wenda abantu batabaye mu nkambi ngereka mbashije nk'iminota 2 mu nkambi yari bikomeye aho rimwe na rimwe twabaraga ibyo turya tukarya ibigori byaboze birimo umungu ukabibetesha ugasanga ifu y'umweru yabaye umukara bitewe n'ibigori byaboze ibyo ukabirenzaho ugafata ibishyimbo ukabikaranga n'amavuta ukarisha ukaba muri ubwo buzima imyaka irenze 10 ibintu byari bikomeye rero ubwo buzima twabuciyemo n'abatarabuciyemo bemere ko buhari na n'ubu ariko Imana irakora Imana iracyakora kandi ibaze rero kuba Imana yarakuye umuntu mu buzima nk'ubwo cyangwa ubuzima burenze ubwo ngubwo uko nubwo uri kuvuga wenda ngo hari ubuzima wanyuzemo ariko hari abandi wenda banyuze mu buzima burenze ubwo ngubwo so ibaze rero kuba waranyuze mu buzima nk'ubwo ariko ukaba warasezeranyije wenda Imana ngo uzakora mu buno buryo uzayikora mu buno buryo ariko yamara gutabara ukabivamo kicyo kintu kivuga reka twagire tubaze Eric gatoya kiki kintu ugitekerezaho ibaze umuntu wabaye mu buzima bugoye nkuko byengera ari kuvuga usenze Imana uvuga ati Imana nuntabara Imana nunginziriza gutya nzagukora cyangwa nzagenza gutya hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo umaze kudamarara umaze kubona ibyo kurya urabyibushye umeze neza ariko utangiye kubyibagirwa icyo ngicyo tubwire niye nama wabwira abantu bameze gutyo yewe inama nagira abantu bameze nk'abo biranoroshye buriya Bibiliya irimo ibintu byose dushaka ahubwo kujijwa kwacu no kudutera kwibagirwa uti gute urebye isitori y'Abayisiraheli igiye gusa n'uwo muntu wavuga ati Mana nungirira gutya hanyuma Imana igamara kugusubiza warangiza ukajya kudamarara Imana iragira ibihano kuko Abisirayeli Imana yabakuye muri Egiputa irabajyana ibabereka ibimenyetso bimwe baribona n'amaso yabo ariko akanya gato gusa Mose abasize gato bahise bibagirwa batangira no kumubwira amagambo ngo Imana turayikeneye ni iki rero wabwira abantu rero
ikintu nshaka kubabwira bashobora kuba baribagiwe icyo Imana yavuze wenda avuganye nabo. Imana kugira yereka abisirayeli ko ari Imana yarabahanye baba benshi muri bo baranapfuye. Rero mu cyumba ndi kuvuga umuntu nkongu Imana irahana niba ikikugira izo mbabazi ukaba warasezeranye ko Mana ubuzima ndimo nimba uva muzangirira neza ukibagirwa haracyari igihe niba utarabona ibihano haracyari igihe wagaruka ugasaba imbabazi. Imana igira umutima w'imbabazi irababarira wazikongera ugasanga kandi ugasaba imbabazi Imana irakubabarira. Niba Imana igira urukundo ni gute ishobora kuvuga ngo yahana umuntu ku buryo yageraho akabura ubuzima? Ibyo bintu hari abantu batabyumva, hari abantu wenda nshobora kuba ndi kubyumva ariko abantu mudufashe wenda nko mu minota mike cyangwa umwe, ni gute Imana ifite urukundo ari urukundo ishobora kwemera umuntu agapfira mu byaha? Rero ntabwo Imana ijya yemera ko dupfa ko dupfira mu byaha, ahubwo Satani arakuriganya akakuriganya ubugingo. Ntabwo Imana rero ivuga ngo wowe ngo wacumuye ngo upfa, ahubwo Satani araza akakuriganya agatanga ibirego ku buryo gutwara ubugingo ugasanga nkugana mu muhanda. Ntabwo Imana yagukoresha accident ivuge ngo pfa, ni Satani iteza ibibazo. Rero Satani araza akavuga ati kino ni ikinyabyaha reka ndebe ko nazarimbukana nawe, akakuriganya gutyo. Nako bikomeye. Ubundi wenda nanjye ngize icyo mvuga kuri icyo, ni ukuri ko Imana iradukunda kandi Imana umuntu yishimira cyane umunyabyaha. Ntabwo Imana yanga icyaha, naho umunyabyaha iramukunda cyane, imwifuriza ibyiza, imuha kwiga agasoza amashuri, imuha gushaka akabona. Imana rero iradukunda, ahubwo icyanga n'icyaha ariyo Satani. Satani akwereka uburyo kuryoshya ari byiza, kurara mu mabwate ari byiza, ukayarya amafaranga, ukajya ku micanga n'ibiki ukaguma muri ibyo gusa, ariko Imana ikabikurindiramo ukavaya amahoro wenda agiye no kuguhitana. Rero hari igihe Satani ikagukomeza ikaguma amaso, ariko Imana ntako bitagize ngo irebe ko yagukebura, wenda ikaba yanagutuma n'abantu ntiwumve ukumva ko ibigukunze. Mwana wanjye va muri ibi, ntabwo ibintu ari byiza, ntabwo byaguhesha ubugingo, wenda rimwe na rimwe ukaba igipfamato. Urakoze cyane. Ibyo birivuga icyaha gitera urupfu. Ntabwo Imana ari ivuga ngo icyaha nicyo kizana urupfu. Irari riratwita rikabyara icyaha, n'icyaha kikabyara urupfu. Icyo kintu rero Imana iradukunda ku rwego rutabaho, ariko icyaha na Satani kuturiganya nibyo bituma ubugingo bwacu tubuhura. Harakiganira na panze ngo tuganireho ariko amasaha aheza nyaruka bitewe n'akantu mugaruye numva ari keza, kuko hari abantu benshi nyine batekereza ngo wenda bazaba ikintu runaka mu gihe kizaza ariko bikaba byaranze. Ushobora kuba warasenze wenda gusenga ngo Mana nzagera kuri iro kintu, ukaba ufite plan imeze gutyo, ariko wenda akaba atari bwo buzima urimo, wenda uri mu buzima bwiza burenze cyangwa utari bwageraho. Ni rero inama wabigira umuntu uri kunyura mu bintu yifuza kugira mu bintu runaka ariko tabigereho, kuko hari ikintu nashatse ngo tuganire ariko bisa muzana igitekerezo katuvugeho gusa tugisozeho, wenda ikindi gihe tuzazana igitekerezo cyangwa iyi topic napanze kutuganira. Wenda icyo navugaho mu munota umwe kuri abo bantu batari bagera ku Imana yabasezeranije bakiri mu nzira yo kurindira, ni iki wababwira? Kuko hari benshi bagwira muri icyo ngicyo bakaba basubira inyuma bakareka kurindira bakajya mu ngeso zitari nziza. Ni iki wababwira rero? Bonge nabwira abantu basenze Imana, Imana ni nziza, irasezeranye kandi igasoza. Ntabwo Imana ikubwiye ngo nzakugirira gutya ejo nzaguha imodoka, ntabwo ejo cyangwa ejo bundi, ushobora no kubitegereza imyaka 10 igashira, ariko nanone byaterwa n'uburyo nawe ubigendamo. Iyo ubigenzemo neza ibintu biratebuka, ariko iyo usenze ugatereraho cyangwa se ikagusezeranya ukavuga mwana wanjye nzakugira neza, nawe ukabirambika ukajugunya. Sometimes usanga wenda ibyo wasabye n'ibyo urimo ugasanga biratandukanye, ugasanga uko wasabye n'uko ubayeho ugasanga, ariko akenshi nitwe tubigiramo uruhare. Ariko iyo usabye ugakomeza ugatunganira Imana, ugakomeza ukagura inzira yawe, ni icyo wasaba cyose ugomba kugihabwa. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo dukomange tuzakingurirwa, dusabe tuzahabwa. Uko byagenda kose nusaba Imana ikubwira ngo mwana wanjye nzagukorera iki, ntukagire ikibazo rwose, wowe icyo usabwa ni kimwe, ni ugusenga gusa no kubaha Imana gusa, icyo ushaka cyose uzakibona. Bivuze ngo buri muntu wese tubakwiriye kurindira, tugakora tugakoresha imbaraga zacu n'ubwenge bwacu, uko byaze bikunze ihangane dutegereze Imana ntijibeshye, uko niko kuri.
ngewe nageza yaransezeranyije mu myaka yashize myinshi cyane ngo nzakugirira neza ko biri kose izangirira neza gute n'ubuzima ndimo ntagira n'akazi hano n'akazi k'ibihumbi nibo nkambi batanga akazi k'ibihumbi 20 kakabura nakwa kuri kabikanga koko bimeze bite ariko Imana igakozwe ngo mwana wanjye nzakugirira neza kandi koko ngubu nkorera amafaranga n'ibyo nshaka ubu ntwara imodoka hari igihe nicira mu modoka cyane ntwara imodoka bose ubu ningira gutwara imodoka ubwo urangiye mukijana umuntu hari umuntu twaganiriye ariko kugira ngo Imana twigeze gusengana umunsi umwe Imana yambwiye ngo uzabyibuha ngo utware imodoka ngo unezerewe urumva none ikintu cyantangaje nawe mpamvu agenda mwibutsa urumva namubwira ati se urakivuga igisezerano Imana yakubwiye ati uzabyibuha nuko ubishyire mu modoka nyine ube yarasubijwe icyo gihe wamamaga yarasubijwe atambwira ngo njye umuntu nshaka kubyibuha ariko yarabyibushye ngo ndashaka kubyibuha nyine wowe ngashaka kuguheraho ngo nyine ngo Imana yagambira igomba kugisoza akabanza akanasubiza ariko azanabyibuha bagomba kubyibuha kuko Imana yabigambiriye ushobora kubyibuha gutya bakagira ngo Imana yaramubwiye ngo azabyibuha benyine ni mu bukungu wenda niko mbyumva nibyo ariko no mu mubiri uzanabyibuha ubwo reka tubwire abantu wanze ubikunze n'Imana yakubwiye ngo uzabyibuha uko wabibwira rwose warya utarya uzagira gute nanjye wabyibuha ntujye mu kagare nk'uko abandi bose babitekereza abantu b'inaha ntibashaka kubyibuha ariko nyine n'amazi urabyibuha rero reka dukubite abantu ukwereka abantu b'inaha ubabwira ngo wabyibusha agahita araka kuko hano muri Amerika reka tubwire n'abantu muri Amerika iyo umuntu arabyibuje aba ari nk'igitutsi ubutunzi no kubera mukubituru rero umuntu ubanza niyo mpamvu kuko namubajije ndamubwira ati singishaka kubyibuha kandi uko ariko iriya muri Afurika iyo bakubwiye ngo urabyibuye unabyambaye ukagenda n'inda wayizamuye ushaka n'uburyo utira n'agakoti kandi nta rimwe na rimwe bakanakwiba ariko ngo impamvu ngo abantu ngo bavuga ngo kubyibuha ngo hano ngo iyo bivuze umuntu arabyibuje ngo bisobanura ko nyine ngarya cyane kari gisambo gabo no mu cyongereza nabura bakamubwira ngo yanakurega ngo ntago ari byiza nyine kandi kajambo hano bajya gukoresha chebi ariko dukoresha ikinyarwanda cyacu ko cyangwa ikirundi cyacu nibyo byiza nzambwira mwene data ariko njye umuntu wese nambona nubwo se ngiye ntajya mbyibuha ariko umuntu uzambona wese akabona nanjye pe nanjye ubwenda byose mpita mubwira ati ntabwo byihuse ariko uzabyibuha so reka mbashimire mwagize neza ni ukuri muraza reka dushimire n'abantu badukurikiranye kandi utari warangiza ndashaka kuvuga akantu hari akantu wavuze turi gusezera buriya mu bintu byose ducamo mwene data yavuze ati ni ugusenga ariko ikintu cy'uzaba akenshi uzagiharanire kuko hari ibyo ugiharanira kukigeraho ugashyiramo imbaraga rero ikintu cya mbere cyo ngusabye wowe uri kureba ino NT Bros Studio ikintu cya mbere kibi kibaho ni ugucika intege zo mu mutima kuko ubwawe n'uba umufana w'ibintu uri gukora n'ibyo uharanira uzabigeraho nutabigeraho ubwo ni Imana izaba yavuze ati biriya ntabwo ari bya mfite undi naguhitiyemo ariko umutima wowe umufana w'ikintu ukora ntabwo uzigera ucika intege ariko gucika intege kwawe kuzatangirwa uzabura intege zo mu mutima icyo gihe izo goro ntabwo uzigera uzigeraho ariko ndakubwiye nugira umutima ukomeye ukaba umufana w'ibintu byawe nta kintu na kimwe utazageraho washizemo no gusenga ni ibintu bigenda bikuzuzanya 100% ubundi ugahita usanga uri umunyamugisha kubera Imana ibyo bintu byose tuzabigeraho kandi n'abatari bagira tuzabigeraho reka mbashimire rero mwagize neza muraza kandi ni karibu bajya banga imvura ingwa n'isubira wari twongera kubahamagara ntimuzabure ko mufite ibintu byinshi mwatuganiriza turahari bene data mwabonye ubushize nabo barahari nuko umuntu abagenda mu tuntu twinshi ariko n'imirimo n'akazi ubwo ubutaha nabo nk'uko nabonetse ubwo nabo utaha bazaba babonetse kuko ikiganiro cy'ubushize sinari mpari ariko twashimiye bene data baganiye neza kandi bahumuriza n'imitima ibabaye rero namwe ubabaye
yihangane anasenge. Bibiliya avuga ijambo ry'Imana riravuga ngo ubaye nasenge n'uwishimye naririmbe. So rero mwagize neza muraza, reka tubashimire kandi namwe muri kureba Pro Studio, reka tubashimire tubifuriza amahoro ya Yesu, mukomeze mugire icyumweru cyiza. Ejo ni kuwa mbere muzagire akazi keza bazakora, n'abafite amasomo abanyeshuri muzagire amasomo meza. Reka tubifuriza amahoro ya Yesu. Ciao ciao, nawe utaha. Ciao 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 ciao. Thank you.